urambwira ubu ngubu I'm not impressed ntabwo mbwira ngo ubu birakora nyuma y'imyaka ingahe nakubajije ngo one stop center the whole idea and principle bimaze imyaka ingahe byagomba gukora kuva he kugera he ahandi ntibikore nicyo kibazo nabajije ibyo nsubiza ntabwo aribyo nabajije. Your Excellency, before this year, One Stop Center RDB was not fully operational. It was working with some essential services. Why? Jango ni design, Your Excellency, nango twaikoze neza habaye some permits and licenses that were still being given by other institutions. Why? Subiza ikibazo mbaza. Your Excellency, mukora iki wowe uri mukuru wa RDB ariko ntabwo wumva One Stop Center yayishyizeho icyo bivuze. Urambwira iby'umwaka ushize RDB imaze imyaka ingahe Claire? Myaka 10 irenga. Iki? 10. Gusa 12. Uravuga igihe wayigiriyemo cyangwa uravuga igihe? DCTV Rwanda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Bariyanga Fideli, ntuye umurenge wa Rwimiyaga, akagari ka Kirebe, umudugudu wa Kirebe. Muri make ikibazo cyanjye, umurenge wateguye kubaka amashuri mu kagari ka Kirebe, unsaba kubaha ubutaka nkabaguranira bakubakamo amashuri, bakampa ingurane y'ubutaka ntanga n'amafaranga 30,000 kugira ngo ubutaka buhindirwe mu mazina yanjye. Bigeze hanyuma bambwira ko ubutaka butabonetse. Bakwambuye ubutaka bwawe. Bagusabye kukuguranira. Kubera ko bashaka kubaka amashuri. Barangije abari wowe wongeraho 30,000 kugira ngo ubutaka buze mu mazina yanjye. Ubwo bundi bushya. Ayo bazayakwishyura rwose. Ari ubutaka ntabwo nabubonye, ari amafaranga nyuma. Ni bande n'umurenge wa Rwimiyaga. Nyuma noneho ari amafaranga. Ninde hano babaza icyo kibazo? Yes, birakugirira vuba. Murajya gusaba umuntu kubaguranira, mwarangiza mukamugerekaho. Murakoze yako n'ingurane mutayi muhaye uko avuga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iki kibazo turakizi. Ni ahantu hatari amashuri, noneho abaturage bariteranya bifuza kubaka ikigo cy'amashuri, noneho ubwabo baraganira, noneho uyu mugabo yemera kubaha ubutaka, yemera no kubaha n'amafaranga, ndetse biva no mu bushake bw'abaturage bifuza ko batanga umusanzu kugira ngo ayo mashuri yubakwe. Hanyuma murakoze cyane bana mukunda kudukurikirana kuri Mbonanda aho Impaya nongeye kubasuhuza cyane. Uyu munsi ni umunsi wa kabiri. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Wowe uri bubashe kureba iyi video uyirebe kandi irangize, uraza gusangamo impanuro, uraza gusangamo ibitekerezo byiza cyane. Nkuko muri kubibona kuri no screen yanyu, One Stop Center yabaye One Stop Center, ni ukuvuga ngo abantu baragenda bakitwaza ibintu runaka. Urugero nkabwira ati mpereza umurima wawe, nurangiza kumpa wowe nzaguha ingurane, umwaka ugashira undi ukaza imyaka 35. Ibyo bintu bigashira kubera abayobozi bagenda bakora inshingano bahawe nabi bakazikoresha nabi. Ese nimba umuntu umwatse ubutaka bwiwe ukamwemerera ingurane, sibyo? Nkuko muraza kuza kubyumva ahangaha, yari afite ubutaka bufite icyangombwa. Baramubwira ati hari ubundi butaka, nabwo ntibarabumuha, ahubwo baramubwiye ngo genda ushaka amafaranga yo gukebesha icyangombwa. So yari afite icyangombwa kizima, none bagiye kongera bamushakisha ikindi cyangombwa, ahubwo ho bakakimushakiye ngo bakimuhereze. Nyumvire nkaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rero yababwiye, arababwira ati ni gute umuntu abaye icyangombwa kiriho ubutaka bufite icyangombwa
mwarangizaho mwebwe nubwo mushaka no kumana ntimunabumuhe mukamubwira ngo nabanza ashake kamafaranga yo gukebesha icyangombwa. Rero uri burebe iyi video uyirebe kandi uyirangize, uyirangize ntuze kugenda utayirangije. Iyi video irimo amagambo akomeye cyane, iyi video irimo amagambo y'ubwenge. Wowe ugiye kureba iyi video uyirebe uyirangize, imara isaha n'amasegonda make. Iyi video wisangize n'abandi, isangize n'abandi. Iyi video nyikure buri munyarwanda uwo ari we wese. Hari abantu bamwe na bamwe bakunda guhohoterwa, hari abantu bamwe na bamwe bakunda kuba bahohoterwa, so bagahohoterwa mu buryo bumeze buterera, bagahohoterwa n'abayobozi babo babayobora. Nese nk'uyu mugabo muri kumva si uw'akarere, ariko ukuntu yazengereje bari abana akabazengereza ibikina gwiki ngo umugore ngo yazanye ngo ishoreke. Ubundi musaza wacu Paul Kagame ni umugabo, iyo hageze ibintu nk'ibyo ahita bikemura. Ariko nanjye sinibaza ko ibyo bintu byagakwiriye kuba byajya, ibi ntago byagakwiriye kuba byajya mu rwego rw'igihugu, kuko birumvikana ko kureba uwo mugore ahantu ubu ngubu aba yavuye ni ahantu harehare cyane, ntabwo ari ahantu horoshye cyane. So noneho harangiza umuntu ukabwira ati wowe ngo ibi n'ibi ngo jya ahangaha ngo ubu ngubu, gusa yamenye ko yari yahaje. N'abandi bayobozi mukora ibintu nk'ibi ngibi, n'abandi mugerageza kuba mwanyereza imitungo y'abaturage cyangwa ushaka kunyereza imitungo ya leta cyangwa mugakoresha imitungo ya leta nabi. Abo namwe rwose namwe ntimugire ngo araho, namwe muri hafi ubwo nuko umusaza adakunda kuba yajya ahantu hagiye nk'abaturage benshi, usanga nyine rimwe na rimwe ntabwo aba yibere nawe mu kandi kazi. Ariko hari abantu benshi baba bafite ibintu by'ibibazo nk'ibi ngibi benshi cyane baba bahari, ahubwo nuko nta hantu baba bafite babigeza ngo babyumve. So wowe umuntu uri kunyumva ahangaha, waba uri umuyobozi cyangwa se utari umuyobozi, we muturage ntugakorerwe ikosa ukomeze wicare. Nuzajya ukorerwa ikosa ubwo nawe urabyumva nyine, kuko abayobozi baba bakomeje kuba bazana ibintu bya hato na hato. Ariko buriya njyewe nakomeje kugenda nyera mu baturage ndeba, uzi ko buriya hari igihe usanga uri umuntu ari nko mu cyiciro cya umukire, nk'umukire ugasanga ari mu cyiciro cya mbere urukumva, cyangwa se cya kabiri. Wa mukene nyakwigendera ugasanga ari mu cyiciro cya kane. Ibyo bintu biterwa n'iki? Bayobozi mutubabarire cyane, mwitware neza, kuko ibyo bintu byanyu namwe turabihaze. Abantu bajyana n'ibyiciro by'ubudehe rwose, njyewe nimba mushaka ko njyewe nzabishyira hanze, njyewe nanabishyira hanze, ariko mujye muha icyiciro cy'ubudehe giciye mu mucyo, n'abaturage mutumize inama. Nimurangiza kutumiza inama ze mubyemeze. Ese umuntu nta ngurube agira, nta hene agira, nta nka agira, nta gasambu agira, arya ahashye, arakodesha, umushyize mu cyiciro cya kane, kubera iki? Nk'uwo muntu rwose yagakwiriye kuba yafashwe, kuko akarere rabizi kaba gafite amafaranga baba bagahaye ko gufasha abantu runaka, n'inkunga ziraza. Kuki mutaza ngo mufashe abaturage bave mu bukene, mubahe n'amafaranga biteze imbere? So mubigerageze rero. Rwose umusaza rwose nta kintu ushobora kuba watsindisha umusaza azi ubwenge cyane, ariko rwose mugerageze mwakabyaramwe mwiyubahishe mu baturage, kuko abaturage kuba duhari, perezida wacu ubu ngubu aradufite, namwe mukamwungiriza mugakurikiraho. Wewe abahereza sapoti, hanyuma natwe mujye muyiduhiriza, hanyuma natwe tubeho neza, tumere nk'abandi. So ntabatindiye rero, reka nze mbashyiremo ijambo ry'umusaza, akomeza agira ikintu ababwira, ariko mwibuke gukora
saboni aribyo bishatse kuvuga subscribe. Ni ukuri uraba uri umuntu w'agaciro cyane, uraba uri umuntu w'ingenzi cyane, ntabwo nakomeza ngo mbe nabatindira cyane. Caho ni wa muhungu wanyu yitwa Mbonandaho Empire. Murakoze cyane. urambwira ubu ngubu I'm not impressed. Ntabwo mbwira ngo ubu birakora nyuma y'imyaka ingahe. Nakubajije ngo one stop center, the whole idea and principle bimaze imyaka ingahe? Byagomba gukora kuva he kugera he, ahandi ntibikore. Nicyo kibazo nabajije, ibyo usubiza ntabwo aribyo nabajije. Your Excellency, before this year, One Stop Center RDB was not fully operational. It was working with some essential services. Why? Jango ni design, Your Excellency, nango twayikoze neza, habaye some permits and licenses that were still being given by other institutions. Why? Subiza ikibazo mbaza. Your Excellency, mukora iki? Wowe uri mukuru wa RDB ariko ntabwo wumva One Stop Center yayishyizeho icyo bivuze. Urambwira iby'umwaka ushize, RDB imaze imyaka ingahe Claire? Myaka 10 irenga. Iki? 10. Gusa 12. Uravuga igihe wayigiriyemo cyangwa uravuga igihe? DCTV Rwanda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye nitwa Bariyanga Fideli, ntuye umurenge wa Rwimiyaga, akagari ka Kirebe, umudugudu wa Kirebe. Muri make ikibazo cyanjye, umurenge wateguye kubaka amashuri mu kagari ka Kirebe, unsaba kubaha ubutaka nkabaguranira bakubakamo amashuri, bakampa ingurane y'ubutaka, ntanga n'amafaranga 30,000 kugira ngo ubutaka buhindirwe mu mazina yanjye. Bigeze hanyuma bambwira ko ubutaka butabonetse. Bakwambuye ubutaka bwawe, bagusabye kukuguranira kubera ko bashaka kubaka amashuri. Barangije abari wowe wongeraho 30,000 kugira ngo ubutaka buze mu mazina yanjye. Ubwo bundi bushya ayo bazayakwishyura rwose. Ari ubutaka ntabwo nabubonye, ari amafaranga nyuma. Ni bande n'umurenge wa Rwimiyaga. Nyuma noneho ari amafaranga. Ninde hano babaza iki kibazo? Irakugirira vuba. Murajya gusaba umuntu kubaguranira, mwarangiza mukamugerekaho. Murakoze ko n'ingurane mutayimuhaye uko avuga. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iki kibazo turakizi. Ni ahantu hatari amashuri, noneho abaturage bariteranya bifuza kubaka ikigo cy'amashuri, noneho ubwabo baraganira, noneho uyu mugabo yemera kubaha ubutaka, yemera no kubaha n'amafaranga, ndetse biva no mu bushake bw'abaturage bifuza ko batanga umusanzu kugira ngo ayo mashuri yubakwe, hanyuma noneho akarere kabunganira. Icyo rero twagombaga gukora ni ukumuha ubutaka. Mwarabumuhaye? Ntabwo turabumuha nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko bwarabonetse. Ntabwo ari ibyo ngibyo ariko. Ntabwo ari ibyo, ntabwo mwajya mugira abantu gutyo. Wese nyine urumva we ibyo byose barabimusabye arabyemera, mwebwe akarera bari mwe mu batenguha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hashize nk'ukwezi. Ibyo byabaye hashize igihe kingana iki? Kwezi kwa 6 2015. Urumva ntabwo ari ibyo meya. Ntabwo ari byo, ntabwo. Hanyuma se amafaranga yatanze yiye? Ayo ngira ngo yatanze yari ayo kugira ngo abone icyangombwa, kugira ngo bamukorere map. Ubutaka bwa mbere mwagiye kugurana nta cyangombwa yari afite? Ubwo yishyuriye ibyangombwa kabiri? Ni ku bundi butaka bwe yagombaga guhabwa. Nibyo nyine, ariko yatanze ubwe. Yari afitiyeho ibyangombwa, yari afiteho uburenganzira. Birumvikana nyakubahwa Perezida. Kuvuga ngo yabanje gutanga ayo
ibyangombwa ku butaka yari asanganywe murongeye mumwishyuze andi mafaranga y'ibyangombwa y'ubutaka mugiye kumuguranira. Ibi ni ibibazo abayobozi muba mukwiye gukemura, ntabwo ari ibintu bikwiye haruhanyijemo iki. Umuntu icyo mwashakaga yakibahaye, namwe muri aka karere mwagiye kumubwira kumuguranira muzi ko muzamuguranira nyine. Impamvu bitakozwe, impamvu mutabimuhereye ubusa, niba ari mwe mwishyura naho we arishyura kabiri kubera iki? Ntabwo akwiye kwishyura nyakubahwa perezida wa repubulika. Iki kibazo meya, iki kibazo gikemure vuba na bwangu. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Mu cyumweru kimwe reba abo bantu hano, nyuma y'icyumweru azababwire, muzamushake ababwire niba ikibazo kitararangira. murakoze nyakubahwa ariko ubu ni urugero rumwe n'ibindi biba byicaye nk'ibi bitegereza uyu munsi ko naje hano kubera. Nk'iki ntabwo nabonye ikibazo kigoranye hano muri ibi ngibi, ntacyo nabonye gikwiye guhera muri 2015 kugeza uyu munsi, ntacyo mbonamo. Ahubwo mwe mwamugiriye nabi kandi we mwaramusabye ibintu arabibaha murangije. Ntabwo ari byo mugikemure vuba. Turabikora nyakubahwa perezida. DC. Nyakubahwa perezida wa repubulika, nishimiye kukubona kuko nari mfite ikibazo imaranye kuva 2009. Nitwa Mukasinzi Clarisse. Mukasinzi Clarisse. Naturutse mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga mu kagari ka Kigasa mu mudugudu w'Imurinja. Ubwo ikibazo mfite ikibazo nyifitanye na meya w'akarere Jules Ndamage. Wampaye inzu nk'umuntu utishoboye, inzu majije kuyibona. Meya w'akarere twari dufitanye ikibazo cy'imitungo narayitsindiye, Tito Rutaremara kiyobora. Nuko ubwo ngubwo meya w'akarere arangije anyoherereza urwandiko ndarufite hano ruvuga yuko inzu ari ingurane y'imitungo y'iwacu. Abyumvisha abasaza banjye akabanteza bakankubita, ubu n'ubu sindi mu rugo n'abana babahanze. Ndagusaba ngo undenganure. Ikibazo kuvuze ngo cyari cyarakemutse habaye iki? Ikibazo ntago cyakemutse. Icyo yankemuriye nicyo kubona aho ndyama, none naho yarahanyatse ambwira yuko ari ingurane y'imitungo y'iwacu. Meya wo nguwo abijyamate. Meya ngo Ndamage ari hano. Akoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Uyu mudamu Clarisse ndamuzi. Uyu mudamu yari afite ibibazo by'imitungo mu murenge wa Kagarama iwabo. Iyo mitungo yabo yari yaratanzwe muri za 2003 ahantu hagenda hatuzwa abantu mu buryo butandukanye. Icyo twakoze atangwa na leta. Icyo twakoze ishingiye kuki? Ishingiye ko nyakubahwa perezida wa repubulika muri gahunda yo gutuza abantu mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi, mbere y'umwaka wa 2005 mu kwezi kwa 9 itegeko ryavuga ko ubutaka ari ubwa leta, akiba afite n'inshingano zo gutuza abaturage. Uyu rero Clarisse nawe iwabo hatanzwe muri ubwo buryo, atugezaho ikibazo nk'uko bivuze mu mwaka wa 2009. Icyo nakoze nuko ntabwo byumva neza, leta yahatanga hafite ba nyiraho yarahatanze. nyakubahwa perezida wa repubulika, itegeko ryavugaga ko igihe hatuzwaga abaturage icyabaga kiri hejuru y'ubutaka nicyo cyabaga expropriated, nicyo cyishyurwaga. Biri mu rwego rwo gusaranganya, byari bimeze bite? Byari mu rwego rwo gutuza abaturage mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose mu gihugu niko bimeze. Yes, ariko ntabwo watuza abantu hari abandi bantu. Ariko ngira ngo ikibazo ntikirumvikana neza. Cyahereye ari uko
mureke twumvikane byabanje ari imanza hagati y'abantu bafitanye amasano cyangwa ikibarwanira ibintu byabo, ukuntu leta yabigiyemo nayo ikajya gutanga aho hantu nibyo nshaka kugira ngo dusobanukirwe neza. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, leta yagiyemo mbere yuko ahabwa ahandi ho gutura. Yangejeho ikibazo, naravuze ko mu rwego rwo kumushakira igisubizo cy'ikibazo cye yahawe ahandi ho gutura. Yahawe ahandi ho gutura nyakubahwa perezida wa repubulika. Ahambere avuye se byagiye. Ahambere ho hari hamaze guturwa already, hari hamaze guturwa hari abandi. Ari hehe si icyo gihe? Icyo gihe angezaho ikibazo yangejeho nk'ikibazo nk'umwana w'imfubyi udafite aho atuye kubera ko iwabo hatanzwe. Ngiye icyo nakoze hatanzwe ari ahari kandi hagatangwa. Icyo gihe hatangwa ntabwo yari ahatuye, yari imfubyi. Yambwiye ko yabaye mu miryango itandukanye. Okay, komeza utubwire uko nagikemuye nyakubahwa perezida wa repubulika. Uko nabonaga iwabo haramaze gutangwa, nashatse ikindi kibanza ndamwubakira inzu nyimuha nk'umuryango w'iwabo, abanamo n'abavandimwe be n'abasaza be. Mufite ibyo mupfana ariko cyangwa ni oya? Ntabwo ntacyo dupfana, ariko dupfana ko turi abanyarwanda twese. Your Excellency, kuko nagira ngo umenye uko abivuga, uko meya yabangamiye ibyo bintu ni nkaho birimo family. Ntabwo nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo bisobanutse neza. Nimbisobanura neza wenda ngiye kuhagera muhumve. Tumaze kumwubakira inzu nk'akarere, tumuhaye icumbi nk'abandi banyarwanda badafite aho baba, yajyanyemo na musaza we. Noneho agezemo nk'umuryango ashakiramo umugabo. Ashakiyemo umugabo, basaza be baravuga ati ahantu ni iwacu, twahawe na leta nk'inzu y'umuryango, ubu urimo urazanamo umugabo. Abo basaza be nibo bavuze ko badashaka uwo mugabo. Bari banabanye mu buryo budakurikije amategeko. So yamwinjije mu nzu nk'umwinjira, yinjira mu nzu y'abana, afite abavandimwe be. Icyo twakoze rero ko abavandimwe twari kubasohora, twasohoye uwo mugabo. Inzu bari barahaye nde? Inzu twari twarahaye famiye, umuryango wabo Clarisse n'abasaza be. N'abasaza be bangahe? Umwe niwe wagaragaraga, ariko akambwira ko afite undi, ariko uwo nabonaga watugezeho natwe ku karere n'umwe muri abo basaza be, kugira ngo babane muri iyo nzu. Babane mu nzu nziza twubakiye idafite n'ikibazo na kimwe, ariko bananirwa kubana kubera ko yahise ashakiramo umugabo. Kuko yashatse umugabo? Yego. Musaza akavuga ko we tubona bashaka kurwana buri munsi, umugabo ashaka kurwana na musaza we, atarasezeranye, atarasabye. Twasanze ari ikibazo cy'umutekano. Icyo twakoze Your Excellency, twasabye ko komeza urangiza uko twagikemuye, byari ngombwa ko dusohora umugabo muri iyo nzu. Mureke mwihangane twumvikane. Aho kugira ngo umugabo azarwane na musaza we bamerana ingoma bari mu nzu imwe, twasohoyemo uwo mugabo. Ariko inzu rwose ni umugabo yarinjijemo. Iyo musohora umusaza wese mukamuhinda inzu ahubwo. icyo mbivugira ni uko nibwira ko n'uwo musaza we amaherezo yari kuzashaka we. Byo byayaga kugenda gute? Nyakubahwa perezida wa repubulika, kubera ko gushaka burya bigira n'amategeko bigenderaho, uyu mugore akaba yashatse mu buryo budakurikije amategeko. Twumvaga na ya nzu bari bayibonye nk'umuryango, ariko mu biduhayemo umurongo twamureka agashaka, hanyuma uwo musaza we tukazamushakira inzu nk'undi mwana utishoboye. Nuko mukwiye kuba mwarabikemuye n'ubundi ari kuko buretse gato, ariko buretse hari uriya komeza ashaka kuvuga iki? Nyakubahwa perezida wa repubulika, ibintu byose avuze arabeshya. Umugabo turabana, tubyaranye 6, hariho abana 3, umwe yiga muri segonderi mu wa 3 ya segonderi, undi yiga mu wa 4
azajya mu wa gatanu pirimeri undi ni uw'imyaka 5 umugabo Ni ibya kera turabana rero, ni ibintu ahubwo ikibazo cy'umutekano yabanshyizeho asohora ibintu n'abana arabasohora utuba muri stoki nkibaza se meya namuhemukiye iki Ariko ko urumva- njye nari namushimiye ibyo yari yakoze urumva meya ikibazo aho kiri niyo waba warashatse kujya muri technicalities gusa z'ibintu cyangwa ibintu by'amategeko ariko urumva icyo kibazo cy'abo bana barahari uko bariho kose nabo ni abanyarwanda nka kwa kundi wahoze ubu ugahitamo kugira ngo umugore n'abana abe ari bo bangara hanyuma uwo nguwo aba ari usigaye kubera ko ufite uko ntabwo numva uburyo bwo gukemura icyo kibazo ko byagenze neza ahubwo wenda abantu baba barashakishije uko n'uwo musaza we ikibazo nacyo cyakemuka cyangwa ibibazo byombi uko byakemuka ariko kugira ngo n'abana bo barahari ntabwo ari abazavuka turavuga bahari ntabwo byakemuka gutyo nyakubahwa perezida wa repubulika uyu mudamu rwose simvuga ngo ibyo avuga wenda sibyo ariko ndagira ngo mpamye ko uyu mudamu ari mu bantu bafashijwe na leta inshuro nyinshi cyane uyu mudamu your excellence uyu mudamu ndanabizi neza ko uyu mudamu yatugeze avuga ati ngiye mfite ibibazo mfite ubukene ndi umukene ndi imfubyi twanamuhaye n'amafaranga niba ndenza kwibuka neza yo kumukorera salon de coiffure kuko yatubwiye ngo afite salon de coiffure akora ushobora kuza gushaka na za evidence n'ibimenyetso kabimugaragariza ahubwo uyu mudamu ibyo birashoboka ufashije umuntu nabi ntabwo uba ukemuye ikibazo mwemworeje urugero nshaka kuvuga ayo mafaranga mwamufashije gukora ibindi wenda hari iyo muyakoresha gufasha umwe muri bo yaba we yaba musaza we ku yindi nzu bakaba batandukanye ngira ngo yajya gukemura ikibazo kurusha naho ikibazo tuvuga ubu ngubu ni icy'inzu your excellency ikibazo cy'inzu ngewe nta nubwo nari nzi ko yasohotse muri iyo nzu ahubwo twari tuzi ko twasuyemo uwo mugabo batashakanye mu buryo bukurikije amategeko urareba ntaho uri buhungire ikibazo kuko twakumvikana tukihuta bikava mu nzira icyo nshaka kubwira meya ni usibye ikibazo cyo hagati ye n'umugabo batashakanye cyangwa iki nabanje kureba hari abo banaga ni abantu nabo wari ukwiye kuba ubashyira mu gutekereza gukemura icyo bibazo icya kabiri aho kugira ngo mwirukane uwo mugabo kuko batashakanye ahubwo mwajyaga kubagira inama yo kugira ngo babishyize mu buryo byubahiriza amategeko naho gufata umugabo gusa ntabwo ikibazo mwagikemuye nabi nubwo mwaba mwaragerageje kugikemura reka mvuge ko mukwiriye ndabwira minisita Kaboneka muzafatanye meya murebe ikibazo cyabo uriya mudamu na musaza we cyangwa n'umugabo we mugikemure nabyo kive mu nzira vuba hagomba kuba hari uburyo bwo kugikemura ibyo ari byo byose kuko hari n'ibyo mwabahaye nyine uvuga mwabakoreye ni ukuvuga ngo hari uburyo ibintu byatunganywa bikarangiza ikibazo
nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cy'uwo mwana ndagikemura uwo musaza we guhera muri iki cyumweru gitaha ndamuhinze yo kubamo wenyine kuko nawe uraza gusanga yavukije ikindi kibazo nawe ashaka gushaka nyine muri iyo nzu kubera ko abayigengaho wenyine your excellency ashatse yaza gushaka. Okay, reka twemeze ko tugiye mu gikemura vuba kirangire. Nyakubahwa perezida wa repubulika abana ni batatu. Nyakubahwa perezida wa repubulika abana batatu basaza banjye turi bane. Nukuvuga ngo tuba mu nzu turi bane. Ikibazo kigiye gukemuka. Nanone ikindi nongeraho. Ikibazo ibyo bintu bigiye kongeraho banza wumve kandi niba ushaka ko tugukemurira ikibazo ukwiye gutega amatwi. Ikibazo n'icyo utavugiye aha n'ibindi byose minisita agiye kubikemura uzabimubwire byose birangiye. DC. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika, tubanje kubashimira ibyiza byinshi mumaje kutugezaho kandi mudahwema guteza imbere umuturage kugira ngo atere imbere, maze mugerageze muhe n'amagambo uvuga wese ufata ijambo. Nitwa wa Maria Jani kugira ngo dushobore gufata abantu benshi mu gihe gito. Nitwa wa Maria Jani abantu mu murenge wa Cyanika akarere ka Burera akagari ka Gasiza. Haba mpagaze ahangani kugira ngo mfite ikibazo giteye gitya, nuvuga ngo ndi umuhinzi mworozi abantu mu murenge wa Cyanika twibumbiye mu ntuza mu ikusanyirizo mu murenge wa Cyanika dufite uruganda rw'amata dayari. Urwo ruganda twibumbiye muri koperative y'amakusanyirizo tugemura amata ku urwo ruganda. Urwo ruganda muhashize amezi 5 urwo ruganda rudakura, kandi urwo ruganda rukaba rwatwambuye amafaranga arenga miliyoni 1,160. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo rero ubwo tufite buretse ikibazo reka ndabaza ababishinzwe, umuyobozi w'akarere na Minagri nanone batubwire ikibazo cyari ko biri hano ibyo avuga murabishinzwe, ndashaka kumenya ikibazo cyari cyo. Uruganda rwagiyeho gukora ibyo rukora ntirugikora, bambuye abantu, ubwo abo bantu basigaye bimeze gute? Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, koko nk'uko bivuga uru ruganda rwarahagaze rumaze guhagarara abanyamigabane. Rwahagaritswe n'iki? Habaye ikibazo cya working capital, rwageze aho rubura ubushobozi bwo gukomeza gukora. Abarukoreshaga ni bande? Harimo BDF n'IRIDA, abagenerwabikorwa tukaba turimo turi akarere. Abo ba NIRIDA na BDF nibo babuze amafaranga, bakora iki se noneho ubundi babifunze? Ahubwo bafunze BDF na NIRIDA, niba ntacyo bakora babifunge nabyo nyine tumenye ngo ntabikora. Bari hehe ababishinzwe nabo ni bande? Yafunzwe bite nabyo ntibigira icyo? Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Jeannette Kanyambo muri BDF. Urwo ruganda rwa Burera twashoyemo imigabane dufatanyije na koperative Sipte ndetse na Nilda, n'amakoperative bakusanyaga amata nabo bashyiragamo imigabane kugira ngo urwo ruganda rukore neza. Bigeze aho urwo ruganda kuntu byagenze, byasanze nk'uko meya wa Burera bivuze, byasabye ko amafaranga yongerwamo kubera ko byagaragara ko working capital igenda irangira. Ariko muri national retreat y'umwaka ushize, nta nubwo ari urwo ruganda rwa Burera gusa,
ariko ni inganda zigiye zitandukanye ziri muri different reka duhere ku rwa Burera turangize urwa Burera kwanza biraduha no kumenya n'ibyahandi. Okay. Nyakubahwa murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uruganda rwa Burera rero ukuntu byaje kugira kuri national retreat y'umwaka ushize bavuze ko mbwira iby'uruganda gusa. Uruganda ikibazo cyavuye he kirangirira he? Okay, ikibazo ubu ngubu ukuntu kimeze, yes. Ikibazo ukuntu kimeze ubu ngubu nuko habaye hagati ya Minagri na Minicom na Minicofin ndetse na RDB habayeho kumvikana ko izo nganda zigomba gufashwa zikajya kuri privatization cyangwa zikaba abashoramari bikorera, ariko cyane cyane abo bashoramari akaba ari bo kubera ko abo bashoramari BDF na NILDA bari bafatanyije. Byose byarakozwe. Yes, process ya privatization iri muri process, actually RDB iri muri RDB, so ubu RDB ni irimo kubikurikirana Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko bikurikirana kugeza ryari mumize mute? RDB iri hehe? RDB abantu mumize mute? RDB ubu ngubu ni Nyakubahwa ibintu bibaho ntibigera nyirabyo, ntibigira umuntu bikuri ninde ibyo bishinzwe bande ni bande babishinzwe? Numvisemo finance, numvisemo RDB, numvisemo byabaye urutonde rw'abantu gusa, ariko uwo tubaza akadusobanurira ninde icyabaye ninde. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo BDF bavuga nibyo, uruganda ruri muri gahunda yo kwegurirwa abikorera ku giti cyabo, ariko ntabwo bivuga ngo ruhagarare. Ubundi uruganda rwagombye kuba rukomeza rugakora, byongera ahubwo n'agaciro iyo n'abashoramari basanze rukora. Ntabwo rero abashoramari bafitemo amafaranga uyu munsi ari BDF ari n'amakoperative ari n'akarere bakwiriye kubihagarika. Gusa kuva batubwiye ko turushyira muri privatization cyangwa se kurwegurira abikorera ku giti cyabo, ni bande bababwiye? Minicom baratwandikiye ndetse na Minecofin barabyemeza ko uwo mutungo tuwegurira abikorera ku giti cyabo byaratangiye. Ubundi se abari barimo ntibikorera ku giti cyabo? NILDA ihagarariye leta, birumvikana ko ari leta. Yes, ariko NILDA ubona ukuvuga rero dukwiye kuba tuyibaza niyo yari ishinzwe kugira ngo urwo ruganda ruriho rukore. Yes sir. Nibyo turiho dusubiza, ntabwo turasubiza ikibazo cy'impamvu uruganda rutakoze. Rurinze rugezwaho rugurishwa kubera iki? Ubundi cyari cyatumye rujyaho cyari iki? Kuki kitakoze? Ntabwo ndabona ubinsobanurira. Your Excellency, ntabwo ibyo bisobanuro byari byatangwa koko, gusa ikigaragara nuko bagize intege nke z'amafaranga akenewe kugira ngo rukore. Gusa reka nkwereke. Ndabona impamvu ibintu bihora bigaruka bimeze gutya. Namwe abayobozi bose mwese musa naho mwe mwashyizeho ikintu murangije buri wese ararekura aranakibagirwa ko kiriho n'impamvu cyagiyeho, nta wari ukiyifite mu mutwe we, nta wari ukiyitekereza. Izo nganda zijya kujyaho zifite aho zakomotse, aho zaturutse namwe mubifitemo uruhare. Hari ababitangiye, hari n'abagombaga gutuma bikora kugira ngo bivemo inyungu n'ubundi abantu bashaka. Nibyo Your Excellency. Kuko ntabwo inganda zishyizeho ntabwo zapfuye kujyaho gusa, zifite uko zagiyeho. Uwazishyizeho ninde? Impamvu atakurikiranye kureba ko zikora uko bikwiye niki? Ntabwo niba byaragize ikibazo, kuki icyo kibazo kitakemuwe uko kigomba gukemuka?
abo bajya kuvuga ngo nibibe privatize babanje kumva ikibazo icyo ari cyo, cyangwa barekuye kuba bashaka n'amafaranga kugira ngo nyine yari akenewe bayashake bashyire, kuko niba bavuze ko NIREDA ihagarariye leta ni ukuvuga ngo leta yari bifitemo inyungu kugira ngo bikore, kuko birakorera abaturage. Hagati aho mwese izo nzego zose zagiye zivugwa, minisiteri y'ubucuruzi, minisiteri ya finance, minisiteri hari iyo batavuze ya Minagri, hari NIREDA, hari muri aho ni amazina gusa, nta kintu gikorwa. Kugenda aho ndashakisha umuntu wansobanurira ubundi byagiriyeho iki, NIREDA ishinzwe iki, guherekeza ibintu gusa bigapfa ikabura icyo ikora. Ninde wadufasha kudusobanurira iki kibazo? Kigomba kuba gifite aho kibarizwa, agira udusobanurira. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Marie Tereza Murekatete, nkaba ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko. Ngira ngo iki kibazo kimaze igihe kirekire n'amaraporo yaratanzwe. Uruganda rujyaho nuko abaturage bari bagaragaje ko bafite umusaruro ukomoka ku mata, niyo mpamvu uruganda rwagiyeho. Rumaze kuhajya rwagiyeho rute rushyizweho nande? Ubwo no kuvuga ngo rwahereye kuri politike runaka, polisi runaka yo kugira ngo bikorwe. Yari polisi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizweho na Minicom na Minagri na NIREDA muri bwa buryo bwo kongerera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Uruganda rumaze kuhajya rero haje imashini zidakora ibyo zagombaga gukora. Raporo turazitanga nk'inteko ishinga amategeko nka komisiyo y'ubuhinzi. Zizanywe nande? Na NIREDA na Minicom. Zihageze imashini zije, abaturage bakazana umusaruro ariko ntizishobore gukora ibyo uruganda rwari rwarateguriwe gukora, kuko rwamba gukora fromage, gukora ikivuguto n'amata asanzwe. Tugaragaza raporo ko imashini zidakora. Bazana ibikora iki? Izaje ntabwo zashoboye gukora ibyo, ntabwo zikoranye n'uruganda rurafunze ntirukora. Nta nubwo ari amezi 5 rumaze gusa, rumaze igihe rwose rudakora. Abantu ninjiji rwose duhaye umurongo tugenderaho. Minagri tubwire habaye iki? Murakoze cyane. Minisita wa Commerce arahari? Yes, nayo ndashaka buretse gatoya bukiri aho ngaho ndacyakwifuza. Minagri umunota umwe tubwire ibyo mukora, hanyuma na Minisita wa Commerce ndashaka kumva. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, izi ni inganda zaje muri gahunda yo yitwa uruganda iwacu. Nk'uko umudepite bivuze, zagiye zigira ibibazo byo kuba zifite ibikoresho biri substandard. Bizanywe nande? Bizana abivana he? Bigurwa na nk'uko babivuze na NIREDA na BDF. Niho bagiye bagura ibintu bidakora icyo byari bikwiye kuba byazaniwe. Namwe uruhare rwanyu muregama murabyihorera biba bityo. Twasabye yuko ibyo bikoresho biba improved, ngira ngo niho byaje kujya muri gahunda ya privatization kugira ngo tubone abantu babikora. No, ariko iyo muhoza mugahera kuwazanye bitari byo akabanzaga kuri akahanwa. Yes, mwewe uwo muramutambutse yagiye atwara amafaranga azanye ibintu mudashaka, murabyemeye mugiye mu bindi. None se muzabigurisha nde abikoresha iki? Bizavamo hajyemo ibikora. Ubwo ibyo bibe birajugunywe mu bishyire mu bijugunye. Amafaranga agenda atyo ya leta
uwabikoze nawe yigendera uko agiye. Ubwo mwumva ariko mukwiriye kuba mukora. Hagiye habamo reforms muri NIRIDA nyinshi ngira ngo zifatiranye no kuri ibi bibazo Excellency. NIRIDA ari kuyobora NIRIDA ninde? Uri hano ni uyobora cyangwa ni? Dusobanurire wahoze dusobanura igira imbere hariya nawe wahoze ubona wa BDF NIRIDA iri hehe ntayihari hano arangiza arigendera. So Minister wa Kamasi tubwire kuko niwe uri murakoze Your Excellency kuri icyo kibazo cya murakoze Your Excellency kuri icyo kibazo cy'uruganda hari isesengura ririmo gukorwa muri Minicom ku nganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi zifunga kubera ibibazo nk'ibyo haba ari imashini zidakora cyangwa se management itaragenze neza. Umuyobozi wa NIRIDA ntawe uhari ariko ni ikigo gishamikiye kuri Minicom. Kuri icyo kibazo ntago ndakurikirana neza impamvu uruganda rwari rwarahagaze mu gihe kinini. Process twari tukurikiye niyo ya privatization irimo gukorwa izarangira mu kwa gatandatu. So ubu bikuriye se waba yabujwe n'iki kuba ari hano wari ndumva ntago nabona igisobanuro sinzi niba bari babatumiye. Erega kumutumira se gutumirwa ku kazi yahawe ni muri iyi nama Your Excellency. Ubu abaje aha bose batumiwe babonye karite batumira iriho izina ry'ugomba kuza. Namwe ba VIP mwicaye hano abayobozi ariko noneho n'abaturage buriya buri wese yabonye karite imuhamagara kuza hano. Tuzabikosora Your Excellency. Ugomba gukosorwa ariko bihereye no kubangije ibyo ngibyo niho bihera. Wagiye akagura ibintu gusa mugiye kujugunya ayo mafaranga bigiyeho aragenda gusa ibintu biragenda gutyo n'ibyo twatakaje by'izo nganda mugiye zitagira icyo zigirira abantu akamaro nta muntu ubibazwa bikazimira gutyo gusa. Your Excellency twemeranyije na komisiyo y'ubuhinzi mu nteko ko abagiye mu nganda twari twabonye zidakora cyangwa zifite ibibazo ko babigizemo uruhare bazakurikirana nyuma y'iyo no mukwiye kuba mwarabishyizemo abapolisi polisi igakora investigation yes abantu bagafatwa bakabibazwa. Tuzabikora nimwe mutuma n'ejo abantu bongera bagasubiramo bagakora ibintu nk'ibyo kuko ntawe ubibazwa. Cyo ni icyaha mukwiye kuba mwarabwiye polisi igakurikirana ikamenya ko byagenze. Polisi ubutabera bw'igihugu bugakurikirana. Namwe ntibabujije gukurikirana ibyo mushaka gukurikirana ariko ubutabera bukwiye kubikurikirana. Ndashaka kumenya inkomoko yabyo aho byaturutse uko cyatumye bigenda bityo. Hanyuma ubwo naho nta nubwo ari privatization murabyita n'ukuntu bitari byo. Wese uza privatizing ikintu kidakora kigurwe nande? Ninde uzagura imashini zidakora icyo zikwiye kuba zikora? Azikoresha iki? Umutu hari n'umwe gusa ni ukuvuga ngo mwaratakaje ubu mugiye kongera ahubwo noneho mugure imashini zikora ibyo mwashaka ko bikorwa. Ni ugutangira bundi bushya noneho kuko nabanje kugira ngo ni ikibazo cy'abantu bakoze business plan mbi bakoze ibintu bibi no ariko mwe mwabahaye imashini zidakora ibyo mushaka gukora mwari muzi ko bazabahikize. Umuntu yakora iyo business yayikora ate kugira ngo igire inyungu ubwayo imashini zidakora ibyo mwakoreyeho business plan? Urumva byagenda bite Minisitiri?
Ikibazo cyabaye muri procurement y'izo mashini nk'uko bigenda bigaragara mu nganda zimwe na zimwe. Nibyo. Noneho mura privatizing iki? Imashini zidakora. No, icyo gihe valuation uko value y'izo mashini ntabwo ibirimo, nicyo gituma no kubyita privatization. You're right. Yes, ntabwo numva iyo privatization icyo mukora icyo ugomba gukorwa no kuvuga ngo izi nganda mwari mwashyizeho ntabwo zishwe na ba nyirazo bananiwe gukora, zishwe nuko ibyo mwashyizemo, izo mashini mwashyizemo atari zo zagomba kuba zirimo. Mbere rero yo kubisesa cyangwa yo ibyo mwita privatization ibyo bitari byo, murabanza mumenye ubundi muracyashaka ko izi nganda zikora ibyo mwashakaga ko zikora. Niba hari amata, ahantu hari amata, murashaka uketse niba hatakira amata ahakoreshwa. Niba nta mata kihaboneka, ubwo ibyo ngibyo mwabikinga. Ariko niba gihari mubiretse mutyo bigende bite? Iyo process ya liquidation tuzayikora. Iyo yakorwa. Yakorwa. Ariko hanyuma ibikorwa bitunganya amata byo bibe byande bigende bite? Recommendation nuko ubwo haba urundi ruganda habonetse umushoramari. Oya, cyangwa se haba urundi ruganda rukoreshwa nk'uko na mbere rwari rwashyizweho. Mwari mwashyizeho za cooperatives zibikora. Cooperatives zirahari, yego. Zirahari. Ntabwo ikibazo cyabaye cooperatives ariko nuko ikibazo mwashyizemo mashini zitarizo. Ubwo ni mashini zitarizo na management. Ubwo no gusubira inyuma mugashyiramo ibikwiriye kuba birimo, abantu bari bakwiye kuba babikoresha, noneho akaba ari bwo bafashwa kubikoresha. Understood, Your Excellency. Hari abantu benshi ni mumpe ubundi bwenge twakoresha n'ubuhe. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iragira ngo mvuge ku gice cyo gukurikirana iyi micungire mibi, kuko NIRDA byaragaragaye ko iyi mishinga uko yaje, polisi uko yashakaga ko bigenda, byageze mu mishinga ikorwa nabi. Twakoze ubugenzacyaha, twakoze inshingano zacu, tujya uruganda ku ruganda, n'ubu biracyakorwa. Ni nabyo byaviriyemo uwari umuyobozi wa NIRDA gufungwa, bari mu rukiko witwa Mungaruriye. N'izindi tuzazigeraho. Wenda iyi ngiyi ntabwo navuga mu buryo buri specific icyo twavanyemo, ariko turagenda uruganda ku rundi, kuko byaragaragaye ko byabaye managed nabi, bakagura ibintu bitashobora gukora, ibivuyemo byonyine ngo bishorwe bitanga umusaruro wari uteganyijwe. Okay, ubwo noneho ndumva bitangiye gufata umurongo. Niba umbwira ko iperereza rihari, abantu bakurikiranwa, ni ibyo rwose ngomba guheraho. Icyo nicyo cya mbere. Mukomeze mubikurikirane, buri wese wabigizemo uruhare nk'urwo agomba kubibazwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, izo nganda icyo zari zashyiriweho ngira ngo kirumvikana, kirazwi, ntabwo byatuma tubivaho kubera ko abagiye bashaka izo nganda ibizikoreshwamo n'iki babikoze nabi. Kuko niba ahantu hari amata akenewe gutunganywa bifite akamaro abaturage, n'ubundi bikwiye gukomeza gutyo. Hari uburyo bubiri rero. Uburyo bwa mbere ni ukuvuga ngo ibyari byagenwe gukora n'ubundi bikorwe, ariko noneho bikorwe neza kurusha uko byakozwe n'abo turiho dukurikirana, sibyo? Uburyo bwa kabiri ni ukuvuga ngo inzego zirakoranye, zishatse abashoramari bakora ibyo ngibyo n'ubundi byari bikwiye kuba bikorwa
ariko ngira ngo ibyinshi byashyizweho kubera ko abashoramari batari babonetse. Nubwo buryo bubiri rero ababishinzwe ubwo minisita wa Kamasi n'izindi nzego mufatanyije, nubwo buryo bubiri mushake abashoramari bakoresha izo nganda, cyangwa noneho habeho igurwa ry'izo mashini ariko noneho zo zikora ibyo zishakirwa gukora, sibyo? Ariko nabyo ntabwo bikwiye kumara andi mezi angahe. Bimaze igihe kingana iki? Watubwiraga ibyo mukurikirana, bimaze igihe kingana iki ibyo byose birimo? Your Excellency, izi investigations zimaze hafi amezi 6. Icyo kibazo ubwacyo kimaze nk'igihe kingana iki? Intangiriro yacyo? Intangiriro igeze hafi imyaka 2, kuko ni mu turere twose urebye. Ubwo urumva rero abo bayobozi bose b'utwo turere, izi nzego zindi zishinzwe ibintu bitandukanye, mwise NIRDA, Minister of Commerce, Minister of Agriculture, mukaba mufite ibintu biri aho bibyagiye imyaka 2, ntawe ugira ikintu ahindura. Dore nibyo nahoze mbabwira kuva hariya, kuva mbere ibyo nahoze mbabwira by'abayobozi. Urabona uru ni urugero rwerekana nyine ko hari ikibazo. Ubu se abaturage icyo mubabaraho ni iki kuri ibyo ngibyo? Abaturage murabaha inka, abandi barazishakira, barorora, icyo babashakaho ni imashini zibatunganyiriza amata. Ariko leta muraho muri mu kajagari gusa, mwananiwe kubaha ibyo bakwiriye kuba bakora. Nibyo navugaga by'abayobozi. Mu nteko namwe mukomeze aba bantu mubaduterere hejuru, hanyuma mutsongera agatoki gusa, turaza kurwana nabo, byo nta kundi biza kugenda. Okay. Turaza kugeraho. Igira imbere turaza kugeraho. Murakoze cyane. Hanyuma ariko hari amafaranga yishyuza koperative yabambuye, ubwo bazayishyuza nde? Minisita wa Kamasi ibyo mubikurikirane. Leta yo mwarayihombeje, ariko umuturage we ntabwo azahomba. Amafaranga yabo bagomba kuyabona. Naho iby'abahombeje leta ibyo tuzaba tubikurikirana ku bundi buryo. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amafaranga yanyu bazayabasha. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ikindi kibazo twagarutse ku muturage mugenzi wanjye wavuze ikibazo cy'imbuto y'ibirayi, koko nibyo RAB ishaka uburyo tugezaho imbuto vuba na bwangu, ariko dufite ikibazo ko RAB itazitugezaho imbuto ku gihe. Ahubwo icyo nacyo ni ikibazo kimaze imyaka, ibyo ntabwo yagikemuye Minisitiri wa Agriculture. Ntabwo bigerera ku gihe. Yes. None icyo kibazo gikemurwa gite? Ni kuriya nabivuze yuko imbuto zatubuwe within the community zigumamo zidasohoka ngo zijye ahandi. Ariko cyamara imyaka ingahe icyo kibazo gihora kigaruka? Gihora kigaruka, ibyo usobanura n'ibikorwa n'ibibaho uko bitandukanye. Ngiye iki kibazo aho ngiye hose barakimbaza, barakiteka. Your Excellency, ubundi imbuto z'ibirayi nta handi zituruka, zituburirwa mu Erega jewe ibyo nsobanurira, iyo wari ubizi ukabikurikiza ukabikora. Ntabwo nkeneye igisobanuro kindi. Hari ibyo mbwira, hari n'ibyo umuturage ariho avuga. Ntabwo bihuye. Wabihuza ute? Ni inshingano yawe kubihuza. Ibyo ariho avuga nibyo, ntabwo wabonera igihe. Andi magambo yose ukoresha uri uvuga nta kamaro bifite, kuko ntabwo wabonera imbuto igihe. Icyo kibazo kiri kuri wowe. Ndagikurikirana. Ugikurikirane abantu babonera imbuto igihe. Naho uriho urambwira amateka, ibindi bintu byo imbuto. Ibyo byose niba bitavamo ko babonera imbuto igihe, urata umwanya wawe. Sure. Yes. Ndabikurikirana, Your Excellency. Right. Undi?
murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Twizerimana Jackson. Gira vuba ihute. Mvuka mu karere ka Burera mu murenge wa Nemba. Nzanya amashimwe nje kubashimira, ariko nzanye n'igisubizo cyaba ari igisubizo umuntu ukennye cyangwa urubyiruko rushaka gutera. Tugirire vuba rwose ibyo turabyifuza. Tunyirizeho vuba hanyuma. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndi umworozi